Tuguhaye ikaze kandi amahoro aturuka ku Uwiteka abane nawe. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe inshamake y'icyigisho kivuga ngo kuba mu gihugu. Iki ni icyigisho cya 11. Gifite icyo kwibuka kivuga ngo gusubizanya neza guhosha uburakari, ariko ijambo ribabaza ribyutsa umujinya. Imigani igice cya 15 umurongo wa mbere. Ningera dukunda Patience mugiye kubana muri iki cyigisho. Nongera kukwibutsa gukanda kuri subscribe nimba utarayikandaho kugira ngo buri cyumweru tuzaye dusangira hamwe icyigisho cy'icyo cyumweru cyose mu ncamake. Ni koko mu muryango mugari birashoka ko rimwe na rimwe habaho intonganya, gushyamirana cyangwa kutumvikana ku ngingo runaka, bitewe n'aho abantu bakuriye, ibyiciro barimo bitandukanye mu bijyanye n'imibereho, imico ndetse n'imyumvire. Ibi hamwe n'ibindi bishobora gutuma abantu badafata imyanzuro imeze kimwe ku bibazo runaka. Muri iki cyigisho turibanda cyane muri Yosuwa igice cya 22. Ahangaha tuhabona kutumvikana ndetse n'uburyo kwakemuwe mu buryo bwiza. Nk'uko twagiye tubyiga mu byigisho byashize, tubona abisiraheri mbere y'uko bambuka Yorodani hari imiryango 2 n'igice yasigaye hakuno ya Yorodani, kandi aho niho habaye gakondo yabo. Nk'uko bari babisabwe na Mose umugaragu w'Imana, bagombaga kwambukana n'abandi bisiraheri bose bakabafasha guhindura igihugu Uwiteka yari yabahaye. Ibi babikoze neza kugeza aho imiryango yose yaboneye gakondo. Kugeza ahangaha ibintu byose byari byiza. Abari abacakara n'abaretwa bari babonye gakondo. Bari batuye mu gihugu cy'amata n'ubuki, cya kindi Uwiteka yari yarasezeraniye umugaragu we. Abari basize imiryango yabo hakuno ya Yorodani basubiyeyo bajya gusangira ibyiza bya cya gihugu n'imiryango yabo. Nyuma yo kwambuka Yorodani, abari bagize imiryango 2 n'igice batekereje yuko hashobora kuzavuka ikibazo. Babonaga Yorodani imeze nk'urugabano rwabagabanyaga n'indi miryango yindi yari isigaye. Muri icyo gihe batangiye gutekereza icyo bakora kugira ngo abana babo batazitandukanya n'ubwoko bwa Isiraheli. Batekereze kubaka igicaniro nk'urwibutso ruzahora rwibutsa abana babo yuko bose basenga Imana ya Isiraheli. Kugeza aha abari bagize iyi miryango 2 n'igice batekerezaga yuko nta ngaruka ndetse nta n'ikibazo ibingibi bishobora guteza. Nk'uko bari barafashije bagenzi babo guhindura igihugu, icyo bari bashyize imbere ndetse guhera kera kwari ubumwe bw'ishyanga ryose, atari ugucikamo kabiri kw'ishyanga. Bari babizi neza yuko bo ubwabo batakoraga bagenzi babo b'Abisiraheli, ahubwo bakoraga Uwiteka ubwe wabahaye iyo nshingano. Ibi ngibi si byo mu gihe cya kera gusa, ahubwo no mu isezerano rishya tuhabona intumwa Pawulo ivuga ku by'iri hame. Iyo dusomye mu Bakolosayi igice cya 3 umurongo wa 23 haravuga ngo ibyo mukora byose mubikore mubikuye ku mutima, nk'abakora shobuja mukuru badakorera abantu, muzi ko muzagororwa nawe muhawe wa murage, kuko mukora shobuja mukuru Kristo. Ibi ngibi bisa neza nibyo yanditse mu Befesi igice cya 6 umurongo wa 7, aho yasabaga imbata kudakora ku jisho, ahubwo zigakora zizi yuko ziri gukorera shebuja mukuru ari we Yesu Kristo. Abakozi bose b'Imana bazi yuko nta muhamagaro mwiza uruta gukora Data twese wo mu ijuru. Umurimo uwo ari we wose ukoreye mugenzi wawe ukawukorana ubugwaneza n'urukundo, bigaragaza umuremyi kandi bikamuhesha ikuzo. Ntidukwiriye kwishuka yuko hari icyo dukora kitandikwa mu ijuru. Uwiteka tuburira agira ati, umurimo wose mukora mukore nk'abakora Databuja wo mu ijuru. Tubona neza yuko iyi miryango 2 n'igice yari ibizi neza kandi yari izi uwikorera. Kugeza aha iyi nkuru yo kubaka igicaniro kuri Yorodani ushobora kwibwira yuko yarangiye neza. Ariko iyo dusomye muri Yesu igice cya 22 umurongo wa 11 haravuga ngo bukeye Abisiraheli bumva ko Abarubeni n'Abagadi n'ab'igice cy'umuryango wa Manase bubatse igicaniro mu irasukiro ry'i Kanani, mu gihugu gihereranye na Yorodani mu bw'Abisiraheli. Nuko rero Abisiraheli babimenye, iteraniro ryabo ryose riteranira i Shilo kugira ngo bajye kubarwanya. Icyo bitaga ubwabo gushaka ubumwe cyari kigiye kubyara amahara kubiri ndetse n'intambara. Kubwo kutagisha inama Yosuwa, Eliyezeri cyangwa abandi bayobozi b'imiryango,
byatumye habaho kudasobanukirwa neza kw'icyabateye gukora icyo ngicyo. Mbere yo guha agaciro ibihuha, babanje kohereza itsinda ribabaza icyabateye gukora ibyo ngibyo. Iyo dusomye ku murongo wa 13 w'iki gice cya 22 haravuga ngo Abisiraheri bahera ko batuma Finehasi mwene Eleyazari umutambyi ku Barubeni n'Abagadi n'ab'igice cy'umuryango wa Manase mu gihugu cy'i Galeyadi, bamutumana n'abatware 10. Finehasi uyu yari yaramenyekanye nk'umuntu washyize iherezo ku busambanyi igihe bifatanyaga na Bali y'i Pewori. Yagiraga ishyaka ry'Uwiteka kandi Finehasi yari afite imbaraga ishobora kuzana impinduka. Ikindi kiyongeyeho, Finehasi niwe wari kuzasimbura se ku butambyi bukuru. Kubw'ubwoba bw'ibihe byashize n'ibyababayeho mu bihe byashize, igihe Kanani yarengaga ku isezerano, ndetse n'uburyo bifatanyije na Bali y'i Pewori mu gihe ikabarimbura, ibi ngibi byari biteye inkeke kuri bo. Batekereje yuko ibi ngibi bishobora kongera kuba. Umurongo wa 16 w'igice cya 22 haravuga ngo iteraniro ryose ry'Uwiteka ryadutumye ngo iki gicumuro mwacumuye ku Mana y'Abisiraheri mwagicumuriye iki, ko muretse kuyoborwa n'Uwiteka mukiyubakira igicaniro mukamugomera? Igihe iyi miryango 9 yisobanuraga ivuga yuko iteraniro ryose ry'Abisiraheri ryabatumye, byagaragaraga yuko imiryango yindi itabarwaga nk'Abisiraheri. Byasaga nk'aho bamaze kwitandukanya nabo. Nyuma y'uko Abagadi, Abarubeni ndetse n'igice cy'umuryango wa Manase bumvisha ibyo ngibyo, ntibigeze bagira uburakari, ahubwo basubizanyije neza, bituma uburakari abandi bari bafite buhoshwa. Mu gisubizo batanze baragize bati Uwiteka Imana nyamana, Uwiteka Imana nyamana niyibizi, kandi Abisiraheri nabo bazabimenya. Niba twarabikoreye ubugome cyangwa gucumura ku Uwiteka, uyu munsi ntimureke dukira. Niba twariyubakiye igicaniro kugira ngo duteshuke tureke kuyoborwa n'Uwiteka, cyangwa kugira ngo dutambireho ibitambo byonswa cyangwa ibyishimwe yuko turi amahoro, cyangwa kugira ngo dutambireho amaturo y'ifu y'impeke, Uwiteka ubwe abiduhore. Igihe bategaga amatwi y'ababaregaga batuje, byagaragaje kwihangana ndetse n'ubutwari bwo gushaka gukemura amakimbirane yari yagaragaye. Igihe bakoreshaga imvugo imeze nk'indahiro, byari uburyo bwo kubagaragariza yuko bita ku ndahiro barahiranye n'Uwiteka. Mu kubasubiza mu buryo bwa kivandimwe, byabaye imbarutso yo guhoshoroka k'uburakari bwose. Imiryango 2 n'igice yari isobanukiwe neza yuko gusubizanya neza guhosha uburakari, ariko ijambo ribabaza ryose ribyutsa umujinya, nk'uko biboneka mu Migani igice cya 15 umurongo wa 1. Icyagaragaye cyane kandi kikaba ari ikintu cyo kwishimira, nuko impande ebyiri zombi zari zifite ishyaka ryo gukemura amakimbirane. Iyo dusomye ku murongo wa 19 w'iki gice cya 22 cya Yosuwa, haravuga hati niba igihugu cyanyu ari igihugu cyanduye, nimwambuke muze mu gihugu cy'ubuturo bw'Uwiteka, aho ihema ry'Uwiteka riri muturane natwe, ariko mwe kugomera Uwiteka, natwe mwe kutugomera, ngo mwiyubakire igicaniro kidatunganiye Uwiteka Imana yacu. Iyi miryango yari yemeye guhara kuri gakondo yabo, ariko amakimbirane agakemuka. Guhara kuri gakondo yabo bigaragaza ubushake bari bafite bwo gukemura ikibazo. Muri iyi nkuru yose ikubiyemo amahame y'ingenzi ashobora kudufasha gukemura ibibazo, yaba mu muryango mugari, mu itorero, ndetse n'ahandi hatandukanye tugenda duhura n'ibibazo bitandukanye. Ihame rya mbere muri ayo twavuga ni uko iyo ibintu bitagenda neza cyangwa hasa naho hari umwuka utari mwiza, ikintu cyiza cyo gukora ni ukubiganiraho aho guceceka kugeza aho bisandarira. Ni byiza ku bantu b'Imana kudakomeza kuba abantu ibindeba igihe ibibazo bivutse. Tubona imiryango yo hakurya ya Yorodani yohereza intumwa kugira ngo ziganire ku kibazo, kandi nimba gishoboka bikemuke. Kandi koko ibiganiro byabo byageze ku ntego yari ibazanye. Buri gihe cyose ibiganiro bitarimo kwikanyiza no kwikakaza, buri gihe bitanga umusaruro. Nuko nubwo umuntu yaba yemezwa n'umutima we yuko ibitekerezo bye ari bizima, si byiza kwihutira gufata umwanzuro. Rindira kandi wumve, usesengure kandi utege amatwi y'icyateye ikibazo cyabaye. Shaka urubuga ruhuza abafite uruhare urwo arirwo rwose muri ibyo bibazo mbere yo gufata umwanzuro, maze biganirweho. Niba uri umwe mu bashobora kugira uruhare rwo gukemura icyo kibazo, garagaza ubworoherane ugira ubushake bwo kugira ibyo uhara kugira ngo ikibazo gikemuke.
Imiryango 9 y'Abisiraheri yari yemeye guhara no kuri gakondo yabo nimba ari byo byari gutuma ikibazo gikemuka. Ibi bigaragaza ubushake budasubirwaho bw'iyi miryango mu gukemuka kw'ikibazo. Nanone irindi hame ry'ingenzi nuko igihe ushinjwa ibinyoma cyangwa ibyo ushinjwa bikaba ari ukuri, tanga igisubizo kirimo kwiyoroshya, kuko igisubizo nk'icyo gicubya uburakari. Gusubizanya neza kw'iriya miryango 2 n'igice kwahosheje uburakari bari bazanye. Ibi bitugaragariza neza yuko amagambo atuva mu kanwa ashobora kugira impinduka kubo turi kumwe cyangwa kubo twagiranye ibibazo. Irindi hame rya nyuma nuko igihe cyose ikibazo gikemutse aba ari umwanya wo kwishima, byanashoboka mugasangirira hamwe, mugashimira Imana yo yabanye namwe. Ibi bigabanya umworera wari uri hagati yanyu, mugasigara mwiyumvanamo nk'abavandimwe. Kandi koko iki nicyo kiba cyari gikenewe. Izi hamwe n'izindi nama umuntu ashaka kugira mu gukemura ibibazo ni ubusa iyo hatishingikirijwe ku Mana. Mbere yo kwinjira mu kibazo, kereka Imana kandi usenge, uyisabe kubana nawe kandi ize kugikemura nk'uko bikwiriye. Ubushake bw'Imana ni uko ubumwe n'urukundo rwa kivandimwe byaba mu bwoko bwayo. Igihe Yesu Kristo yasezeraga ku bigishwa be, isengesho yabasabiye nuko baba umwe nk'uko nawe ari umwe na Data wa twese. Ubumwe nibwo musingi w'ubutegetsi bw'ijuru. Nta bumwe ntago umwana w'umuntu yari gucungurwa, ndetse n'ingoma y'ijuru ntago iba ikiriho. Niyo mpamvu Yesu yari asobanukiwe neza yuko abigishwa be nibagira ubumwe, ibintu byose bizagenda neza. Matayo 5:9 haravuga ngo, hahirwa abakiranura, kuko aribo bazitwa abana b'Imana. Nkwifurije kuba ukiranura, kugira ngo ubwo Yesu Kristo azagaruka tuzibanire. Ni mu izina rya Yesu, amen. Dusenge. Gitare cy'amahanga ushobora byose, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Duhe kugira ubumwe, uduhe kuba umusemburo w'ubumwe n'urukundo muri sosiyete, mu itorero ndetse n'ahandi hantu hose tuba. Ni mu izina rya Yesu tubyatse, amen.